Dutanye inkuru yacu y'urukundo ni igice cya gatatu, twasize igice cya kabiri uyu musore n'ubundi yagarutse kurya ahangaha muri ka karesitora ka wa mukobwa. Yari yararyohewe, mu rugo byaranze bateka nabi, yewe n'ahandi agiye yumva bitaryoshye rwose. Umwana w'umukobwa azi guteka cyane. Bukeye bwaho rero umugabo n'ubundi yasubiyeyo, ni umusore w'umukire w'umuherwe. Tuvuye aho ngaho twagarutse ahangaha, ahari umukobwa, wa mukobwa bamuzaniye ngo azamurongore mu by'ukuri amugire umugore, ariko bigasanga atazi guteka. Nuko umusore yarinjiraga amusanga muri salo, basigaye bamutegura akambara neza agakanzu keza, kugira ngo umusore nava ku kazi amuvugishe, baganire, amwimenyereze rwose, aza arebe ukuntu yamurongora. Mukuru w'umugabo niwe wakoze iyi gahunda ndetse n'umugore we. Yarinjiye, wa mukobwa ati bite se umeze neza? Umusore ati nta kibazo rwose. Ati ni karibu cyane, ni karibu. Undi ati urakoze cyane. Ariko umusore ntago amwikoza, ntago amukunda, guteka ntabyo azi, ntazi gutanga keya. Ahubwo umugabo yatangiye gukunda undi mukobwa w'umukene cyane, uteka hanze ku muhanda. Uwo bamuzaniye ntago rwose amureba n'irihumye. Yageze ahangaha umusore ati niko se umeze gute? Ati nyuma se akira ibyo guteka. Akira rwose, aho ngaho harimo inyama, harimo amakaroni, ati mujye guteka. Umukobwa arahangaha ati urakoze cyane, yewe data we nari nkumbuye inyama pe, murakoze. Umusore ava aho ngaho acaho arigendera. Ni umusore mwiza, umusore mutoya rwose, umusore ukeye, afite amafaranga, abana na mukuru we ndetse n'umugore wa mukuru we, ariko niwe ubatunze, afite byose. Nakubwiye ngo ni umukire, ni umuherwe, ni umiliyoneri. Ese bizagenda bite? Barakwereka. Hashize iminsi rero twagarutse ahangaha, ari gutongana na mukuru we ndetse n'umugore wa mukuru we. Hatari ko se reka mbabaze, ubu koko murankundisha umukobwa, ni gute muzana umuntu ngewe ngo mukunde ku ngufu? Hati ntabwo byakunda. Hati se ubundi kuko ubu ngubu uyu muntu ko atazi guteka, mwashatse umukozi uzi guteka. Umugore atari ko hatarabizi, yamaze kubimenya. Hatari ko ibi ngibi sinzi ukuntu yabitetse, sinzi ukuntu yabikaranze. Kumbi ahangaha hari ibyo yakaranze rwose bikaranga nabi. Banza ni hari ubunyobwa, niba ari soya, batangiye kubirwanira. Atizana twumve, batangira kubimena hasi. Umusore yabyanze nabyo, batangiye kurebana. Ni umugore n'umugabo, gahunda zabo zarapfuye. Umusore ntabwo yakunze umukobwa bamuzaniye, ni murumuna w'umugore. Batangiye gutukana. Atari kwa mugore we, ugira ubwenge, ibindi bicyo ukoze koko nibikira, ubu rwose byose ubimennye hasi. Ati we data we. Ni umugabo yatangiye kugira umujinya, atangira kugenda abura kontrole. Arifuza ko murumuna we arongora uyu mukobwa. Ni umukobwa mwiza, baramuzi, arangije kwiga rwose, aracyari muzima, ntabwo yangiritse. Ariko umusore ntago abikozwa. Niyo mpamvu urukundo rujya aho rushaka. Urukundo nta mipaka. Urukundo ntago barutanga nk'utanga umwenda, ngo akira ngo uyu nguyu ngo mukundane, ngo akira ngo uyu nguyu rwose ngo azakubera umugabo cyangwa umugore. Oya, ntabwo urukundo ari inkweto utanga, ntabwo ari igikombe, si ibyo kurya utanga. Urukundo ni amarangamutima, ni emosiyo. Ntabwo rero emosiyo wazigura, ntacyo wazigura. Ese bizagenda gute? Bizaherera hehe ko umusore adakozwa ibyo kurongora umukobwa umuryango wamuzaniye, akaba atangiye gukunda umukobwa uteka hanze w'umukene? Ese azamurongora? Ese mukagira mwe bizasoza gute? Komeza urebe filime akantu ku kandi, uzagenda usobanukirwa. Nkwibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantike nk'ibisanzwe. Wa mugore mukuru we atari kureka nkubaze, rwose ubu ngubu ubona hari uko ntagira?
ati ntako ntagize yewe buriya ntamukunda nagamukunda ahubwo we ibyo ushaka ntago mbizi, ati mumureke azarongore uwo ashaka. Umugabo ati rwose ntago ari byo wa mugore we, ntago nawe uri kumfasha, ntabwo uri gukora gahunda nk'uko mbishaka. Umugore ati ntako ntagira, uyu mwana rwose namwishyuye guteka ariko ubwo ntabyo azi ntago ari impano ye, yewe data we. Wa musore ati mugeze aho ngaho ariko mwaretse gutongana kuko ni ibiki murimo? Hati njyewe rwose ntanababeshye njyewe nifitiye n'umukunzi, hati mfite umukunzi. Arangije ahamagara umukobwa, hati ngwino hano urebe mu muryango intonganya hafi rwose ingumi hafi imigeri, hati ngwino zamuka ujye rwose tuganire gatoya tuvugane. Umusore nuko yatwaye umukobwa amuzamura mu nzu ye hejuru, asiga ahangaha intambara yarose. Ati wa mugore rwose urasuzugura nyamara ntabwo ujya unyumvaho umugabo, ntabwo ujya unyumva wowe, sinzi ibyo ubamo. Hati rwose yewe sinzi. Hati wa mugore ubundi ni ibikira? Hati rwose rimwe nzagukubita urushyi nkumvishe, nzagukubita urushyi shahu. Umugore ati ibeshyera ibeshya unkoreho. Hati ubundi we washobora? Hati ni ukumva gusa uvuga. Hati wose ubundi urashaka gushyingira umuntu atabishaka? Undi ati ubwo we ntabwo ujya wubaha ibyo nkubwiye. Undi ati yewe ntabyo ndimo. Waba aretse ubundi agakora ibyo ashaka, kari umuntu mukuru uramubwira ngo ashyingirwe. Ati nzagukubita nyamara. Undi ati nkubita turebe nkora hose. Ati bikore se nyine bikore. Undi ati nagukubita ubu ngubu nagukubita. Undi ati bikora ariko kutabikora ugasakuza gusa. Undi ati ndagukubita akabivuga agenda. Undi ati nkubita ibeshye akabivuga kinyuma. Ati ubu nakwereka ukamenya ubundi we, ntabwo ujya unyubaha nk'umugabo wawe. Ndavuga ukavugira hejuru, wa mugore we uzambona. Mujye mureba umugabo yatangiye kuba frustire, stress zazamutse, isukari yazamutse kubera ko murumuna we gusa atarongoye umuntu yifuza. Ariko burya si byiza gushyingira umwana wadashaka. Babyeyi, umuryango, mujye mureka umuntu arongore uwashaka, arongorwe n'uwashaka. Nibwo umuryango uramba, nibwo urukundo rwimakazwa, amahoro agataha mu muryango. Barakwereka. Hashize rero ukwezi, wa musore amaze kuganiriza wa mukobwa bamuzaniye, yaragiye afata wa mukobwa uteka amuzana mu rugo. Wumva ijambo. Ati rero abagize umuryango mwese murabizi ko rwose nababwiye ko ejo mbakeneye ndifuza. Ati hari ikintu gikomeye nyine nifuzaga kubabwira. Ati urabona nyine imyaka ngezemo maze gukuraho. Ati kandi rwose ndabashimira ko twabanye neza nk'umuryango. Ati ariko buriya hari igihe kigera nyine nk'umuntu w'umusore akifuza gushinga urugo, akifuza rwose kubyara, akava mu cyiciro kimwe akajya mu kindi. Ati rero ni muri urwo rwego mu by'ukuri nanjye igihe cyageze numva ntangiye gufatwa n'urukundo rwose. Ati sinzi uko byaje ariko nashidutse nakunze gake gake buhoro buhoro. Ati rero muri uyu munsi wa none nagira mbabwire ko mu by'ukuri mfite umukunzi, naramukunze kandi nyine dore nje kumubereka, dore nguyu. Yewe data we, dore azanye umukobwa ahangaha. Abwo umukobwa ati rero ahangaha ni mu muryango, urumva nyine ahangaha mbana na mukuru wanjye ndetse n'umugore we ndetse na murumuna w'umugore wa mukuru wanjye nawe nuriya. Ati nawe bamenye nyine ni karibu urisanga ni mu muryango. Barakwereka uwo musore yahisemo umukobwa yifuza, uwo wamuzaniye yamwanze. Ese mukuru we araza kumwemera cyangwa se
biraza kuba intambara mu muryango. Nyamuneka yikundiye umukobwa w'umukene uteka ku muhanda, udafite epfo na ruguru, ari umukire, umuherwe, umusore mwiza ukeye, ariko nyine ibyo ni urukundo. Dore umugore wa mukuru we yararuciye ararumira, araceceka, amagambo yashize ivuga, yatangiye no kwisekera. Arabona ibyo umugabo yapanze byose byarapfuye, ariko ku ruhande rwe arishimye, aranezerewe ko umusore yihitiyemo uwo akunda. Ni umudamu yashyiraga mu gaciro, nubwo umukobwa ari murumuna we ntabwo yifuje ko yarongorwa ku ngufu. Ntabwo ari byiza gushakira umuntu umugabo ukamumutsindira. Hari ababikora ngo urabona uzagende rwose ushake muri uyu muryango, urabona turi mu idini rimwe, dukomoka hamwe, urabona rwose ni abakire, turaziranye, twariganye. Ariko si byo. Ugire ko umwana akunda uwo ashaka, arongorwa n'uwo ashaka, arongora uwo ashaka. Nakubwiye ngo nibwo umuhaye ibyishimo, kandi nibwo umuryango bawubaka ugakomera. Mu by'ukuri bakabana neza nta buryarya. Filime iri aha ngaha, umukuru w'umusore yagize gutya nawe ahafata ijambo gake gakeya. Dore wa mukobwa ukamureba hafi kumuseka, hata ariko se nabyumvishe, nabishimye ibyo murumuna wanjye avuze, ariko si uko ko yarageze igihe cyo gushakara. Hati niko ubu bwose imyaka afite ko mbona haburaga imyaka mikeya, wumve. Kandi bamuzanye umukobwa aha ngaha, hati njyewe uzi ko nashatse mfite imyaka 30 rwose n'8. Hati ndabona haburaga imyaka nk'itatu cyangwa 4. Hati si umuntu w'imyaka 30 kuko n'ibiri ubu ngubu arashaka gute? Hati ni byiza gukunda, warakunze rwose ni byiza cyane, ariko urumva nyine rimwe na rimwe hari igihe muba mukiri batoya, muri abana mutazi rwose iby'urushako. Hati buriya bisaba kwitonda, umuntu akabanza akamenya nyine uko ingo zubakwa, ukabanza nyine ukabaza amakuru neza, ukagira experience. Hati umugore ariko se wabaretse kuko ubu ngubu urabona ari umwana, umuntu ufite imyaka 32 afite akazi keza ntacyo abuze. Hati nyamara twamubohora akishakira. Aba rero nibo babyeyi be, bameze nk'ababyeyi be. N'ubundi batangiye gushwana, umugore atega umureka rwose ashaka, arakuze gusa ntakuze. Yanze kuvuga ko ahangaha n'ubundi bamuzaniye umukobwa, kandi nyine babizi ko adakuze. Uwo mugore nyine ntabwo abigize intambara, ariko ni nko kumubwira ati se uwo mukobwa murumuna wanjye ko washeze ngo azamurongore, wabikoze ari umwana. Umugabo atari kwa mugore we, kuki buri gihe iyo mvuze ikintu mvuguruza? Hati mbwira biterwa n'iki? Ati kuki nta kintu cyanjye ujya wemera? Ndavuga ko akiri mutoya, wowe ngo arakuze, ubu se arashaje ubu se turangana. Hati njye ntabwo mvugiramo, ubundi kuki mvugiramo bigeze aho ngaho? Umugore aramwitegereza atangira kwisekera. Yewe data we, umugabo ari aha ngaha batangiye kumusuzugura. Wa musore n'umukobwa bariceceke, umugabo atangira gushwana n'umugore. Bumva umugabo ati rero petit frère uyu mugore yewe rwose akunda kunsuzugura, yewe ntabwo nzi rwose ukuntu bimeze. Hati ndavuga akavuga, nta jambo nkigira, nta gitekerezo, ibintu byose arabyigarurira, ugasanga niwe ushaka kuyobora ibintu byose. Umusore araceceka aramwihorera, yizaniye umukunzi aha ngaha, yaramwikundiye rwose. Burya erega urukundo si ikintu, reka mbabwire, hari igihe ushuti ko wakunze gusa, nubwo baguca umutwe ukumva ntago wamureka. Bibaho. Nanjye Papa Romantique narakunze,
nkunda umukobwa mwiza we, uteye neza, useka neza, ureba neza, ariko abantu ngo urabona uriya mukobwa rero rwose ntabwo mwabana, hariya ndarika, uriya mukobwa ni indaya, uriya mukobwa arabeshya, dore rwose ahubwo genda ukundane n'uriya. Nkabareba nkisekera gusa yewe data we, gukunda biza gake gakeya ugashiduka wakunze. Niyo mpamvu jya ukunda uwo wakunze kandi ukunda ugukunda, ibindi jya ubyirengagiza. Abazakubwira ngo urabona uriya mukobwa, uriya musore ntashobotse, ntabwo muberanye, reba ukuntu asa, reba ukuntu avuga, rwose si mwiza, ujye ubima amatwi, ukomeze inzira watangiye, inzira y'urukundo. Imana iyiha umugisha. Iby'abantu ni birebire, ntawe unezeza abantu, ntawe unezeza rubanda. Abantu barabatekereza byinshi kandi abantu ntibashima. Buri gihe bazakubwira ko ibyo uri gukora rwose atari byiza, baguca intege, bakujagaraze, bakujyane ibumoso iburyo, ukurure bakurura, ariko ujye ukomeza ube wowe, uvuga uti nahisemo. Umugabo ari ahangaha, bakomeje gutongana, wa mukobwa nawe birangira afashe ijambo, atari kose reka mbabwire, yewe rero rwose muri gupfa ubusa, mwamuretse kuko akarongora uwo ashaka ko akuze. Wa mugabo yari amukuyemo iyo kotsa, hati dore uko asa gusa, hati ntasone, ceceka aho ngaho se, cecekara, urabona ra, umuntu aravuga n'uyu nguyu akavuga, hati ubundi wowe ninde uguhaye ijambo ahangaha? Umugabo bamuciye amazi, ibitekerezo bye bamaze kubinyuzamo ijisho. Yewe data we, dore umujinya. Umugore ati ndekera murumuna wanjye, mureke wimukoraho, uramuziza iki, uramutukira iki, amakosa ni ayawe, noneho reka tubivuge byose, n'uyu mukobwa byumve. Wowe urifuza ko murumuna wawe arongora murumuna wanjye, hati wowe ntabwo byakunda. Ibyo se ni ibiki? Ibyo ni ibya kera. Wa mukobwa nati rwose ibyo ntabwo byakunda, yewe naragerageje ariko ntabwo byakunda. Yewe data we, yaramukubise ati ceceka aho ngaho, ngushyiremo inshyi. Umugore azagutabara, ati ubu nakwereka. Wa musore murumuna w'umugabo yabonye ahangaha rwose uru rugo wagira ngo rurimo abasazi. Yewe data we, arangije arahaguruka. N'umukobwa atuzi n'ikindi, ngwino twigendere, reka tubihorere ahangaha, ni ukubihora usanga ari intambara, ni hasi hejuru. Ahangaha ingumi zivuza ubuhuha, ugasanga amasafuriya ni hejuru, ugasanga imyuko ni muri salo. Ati twigendere, barakwereka. Nuko umusore yifatiye umukobwa, abandi basigara hafi kurwana n'intambara. Baraziranye nyamuneka, barashwana bagashwana bakiyunga. Yewe data we, n'umugore n'umugabo bagashwana ejo bakiyunga, hafi kurwana, babanye gutyo. Ariko muri byose burya ntago ari byiza gushwana hagati y'abashakanye, si byiza gutongana, si byiza rwose kugirana amakimbirane, nta keza kabyo. Imbere wa mukobwa yarumiwe, wa mukobwa nawe wa musore azanye ahangaha nawe yarumiwe, yizaniye umugore umukunzi. Barakwereka amukuye ku muhanda, nta nubwo azasubira kugenda rwose ahateka ibyo ku muhanda. Agiye kurongorwa n'umukire, umuherwe, umumiliyoneri, bahuye bataziranye, kubera gusa kumenya guteka byari bihagije ko umusore amukunda. Nuko bakomeje kuza ahangaha. Feri ya mbere twageze mu cyumba, dusiga muri salo, bari gushwana. Umwe ati naguha inshyi, undi atibeshye, atibeshye nguha ingumi, undi atibeshye sha, ati nakwereka, undi atibeshye se ngo ukubite isafuriya umudaho. Yewe data we. Umusore ati ni karibu, ahangaha ni mu cyumba cyanjye rwose urisanga, hatari kose ko ufite ubwoba, hati niko
aho rwose ni gute ugira ubwoba kandi ahangaha ari mu rugo. Umukobwa aracyafitemo icyoba, ntabwo arirekura, ntabwo arumva ko mu by'ukuri ari we uri ahangaha. Umusore ati rero mu by'ukuri narabikubwiye ko nagukunze, ati rero ndifuza ko nyine ahangaha twahaba, ati iyi ni inzu yanjye, ncumbikiye mukuru wanjye ndetse n'umugore we ndetse na murumuna w'umugore, turabana ahangaha, nawe rero urumva nyine ndifuza ko waguma ahangaha rwose, tugakora n'ubukwe bwiza hanyuma tukibanira. Ati sibyo, urumva banzanye umukobwa hariya ngo tuzabane, ariko njye ntabwo namukunze, kuva nakubona nahinduye ibitekerezo. Yewe data we, umukobwa arahanga. Ati ariko se reka nkubaze, ati ko urankunda bya nyabyo? Ati niko ku buryo wakangurira umukobwa bakuzaniye mwiza kuriya ukanzana ahangaha? Ati koko ngiye murusha iki? Ati mbwira. Ati urankunda koko? Unkundira iki? Ati numva ngiye rwose. Undi ati wumva ntabwo uriya mukobwa mukunda, nta nubwo nigeze mukunda. Ati wenda gukunda, uri umukobwa mwiza, urubaha, wararezwe, useka neza, uteye neza, ugenda neza, ufite amaso meza, ufite isura nziza, ntabwo byose nabirondora. Ibyiza ufite ni byinshi, ntabwo nabirondora, ni ukuri. Umukobwa arangatima nanjye rwose simbyiyumvisha. Ati ni gute wava ahantu nk'ahangaha ukansanga hariya ukankunda? Ati ubundi se wazaga kurya hariya rwose gute? Ati uko nzi ko uri umuntu usanzwe. Yewe data we, umukobwa ntago ari kwakira uburyo umwana w'umukene wiringaga ateka imvange ku muhanda ya 200, 500 yarongorwa agakundwa n'umusore w'umukire, umuherwe, umiliyoneri, umugwizatunga. Ariko byose mu buzima birashoboka. Icya mbere ni ukwizera, icya kabiri ni ukwiyitaho ntiwiyangize, icya gatatu ni ugukunda umurimo. Nyamuneka abakobwa, basore, mujye mukunda umurimo, ntimwiyangize, ntimujye mu buraya, ibiyobyabwenge mugendere kure, inzoga nyinshi reka, hanyuma mutuze. Iyo igihe kigeze umukunzi wawe uramubona, burya ngo nta nkweto ibura iyayo. Igihe iyo cyageze rwose Imana irabahuza, kandi numubona ntabwo uzamuhusha, uzamumenya. Umugana wa muhanzi ati uzamumenya numubona, ntabwo uzamuhusha. Buri wese ku isi Imana yamuremeye umukunzi we, bazabana. Rero iyo igihe kigeze uramubona, iyo utarangaye ngo ujye kwiyandarika no mu bindi, uramubona. Umukobwa arahanga ati Imana yanjye, ati se ubu ntabwo bazangirira nabi ko nabonye bashwana cyane? Ati nanjye ndagukunda, ariko se ntabwo rwose uriya mugabo uriya ntabwo azangirira nabi? Undi atoya ntabwo yabikora, buriya ni kuriya gusa baratongana bigashira. Umusore rero yarabimenyereye, iyi nduru zahanga arazizi. Iyo batangiye gushwana arigendera mu kabyaramo, bagasigara ari hasi hejuru. Ati biriya birashira, ati mu kanya buriya biraba byarangiye, tuganire nk'abasanzwe, nk'abantu b'umuryango. Hari igihe nyine umuntu aba afite imico, karagiteri, ukagenda uyimenya gake gake, cyane cyane ko nyine ni mukuru n'umugore we. Umwe avugira hejuru, undi hejuru, umwe akazamuka, undi akazamuka, nuko nyine umwe akugashira, undi ugataha. Umusore ati nushaka koga dore ni hariya hirya, ugenda ukarabe hanyuma uhindura imyenda. Ati rwose urisanga. Umukobwa arahanga, ariko se umukuru we azamwemera koko bakomeza abana ahangaha? Ibyacu ntibyatinze. Hashize amezi 6 wa musore yabanye na wa mukobwa, ariko mukuru we arabyakira, n'umugore wa mukuru we arabyakira, na wa mukobwa bazanye ahangaha arabyakira. Ahangaha
bari guserebura nk'abagize umuryango. Ati rwose ndabashimira ko mwakiriye umukunzi wanjye, umugore wanjye mukamukunda. Ati ndabashimiye nk'umuryango pe, nanjye ndabakunda. Yo dore wa mukobwa disi yarakeye, yaragiye rwose ajya muri salo, imisatsi nuko bayigize, arambara araberwa, ari kunywa ka divayi. Mujye mureba, byarangiye umuryango umwakiriye kubera ko umusore yamukomeyeho. Nawe rero jya ukomera ku cyemezo cyawe wafashe, nugikomeraho abantu bazakuyoboka nyuma y'igihe runaka, nubereka ko ibyo urimo koko ubizi neza, wabitekerejeho, nta kabuza bazakugarukira. Kunda ugukunda, ukunda uwo ukunda, hanyuma ibindi Imana izabaha umugisha. Mupfa kuba mukundanye gusa, nta kibiruta. Amafaranga agera hakaza, ubutunzi bukaza, yewe icyambere n'urukundo. Nta kiruta urukundo ku isi, nta kiryoha nk'urukundo ku isi. Barakwereka, byarangiye uwari umukire arongoye umukene, uwari umukene arongowe n'umukire. Niyo mpamvu ku isi ntukihebe, nta kure Imana itagukura, nta na kure itakugeza. N'abashakanye ntimukihebe, burya Imana izabaha umugisha isaha n'isaha. Barakwereka. Filime yacu nuko igenze, ndabakunda cyane. Wari kumwe nanjye Papa Romantike. Hasta la vista, ciao, God bless you.